hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishure ry'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeze aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntuyitayeho tugiye gupfa? Akangutse ajya mu muyaga abwira inyanja ati, ceceka utuze koko ndahangaha ko nako yishyizeho. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, iki giteye kibateye ubwoba, nimurizera? Baratinya cyane baravuga bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja? Wari uzi ko ibintu bigiye kumwumvira? Ndakubwiye ngo wari uzi ko ibintu bigiye kumwumvira? Dusomye Bibiliya amagambo meza bimugoroba amaze iminsi isenga. Ni amagambo yari yambaye n'igitabo cya Ezira 8:31. Barimo basenga Imana bari ku mugezi witwa Hamu iminsi, barimo basenga babuze inzira, ariko Imana igeze igihe ibereka inzira. Ariko maze kubereka inzira, igihe kiragera 31 n'usoma uzasoma amagambo ngo maze irabambutsa bageza i Yerusalemu. Nimusenga Imana irambwira ngo igiye kwambutsa abantu bayo. Imana igiye kumwambutsa uyu mugoroba, igiye kukwambutsa uyu mwaka. Ndagutangarije ijambo rikomeye ko Yesu agiye kukwambutsa. Imana ishimwe. Bibiliya igaragaza iki igitangaza cya 13 Yesu yarakoreye aho yari ari. Bibiliya igaragaza yuko mu gihe cy'umugoroba kigeze kurikira mve muri telefone, nimukurikire Imana ibahumurira. Harimo amagambo yawe, harimo ubuzima, harimo amagambo Imana yahaye yawe. Kandi nuza gusengera y'ubwira Imana biyiki iguha cyaba gito cyangwa cyaba kinini. Bibiliya igaragaza yuko ngo bageze ku mugoroba, uyu mugoroba tugiye kwinjiramo. Kandi ku mugoroba mwibuka yuko niho abantu basinzira, niho abantu baba bafite umunaniro w'akazi, niho abantu baba bafite ikibazo gikomeye. Mu gihe abantu baryamye bagiye kuruhuka bananiwe, bageze ku mugoroba Yesu niho akubwira ngo haguruka tugende, haguruka mwereke igitangaza utari kubona. Ubwo abandi bananiwe Yesu we ntashaka kunanirwa, ariko arakubwira ngo haguruka. Bageze ku mugoroba bamwe muze twamuke. Bibiliya yavuze ngo nuko basize abantu ngo binjira mu bwato, kandi buhana n'andi mato menshi Yesu yari yahoze yaratitanga. Abandi mato Yesu yabonaga, ariko ngo bajya mu bwato yahoze. Bavuga ko ari ubwato Yesu Petero yari yamubwije neza ubutumwa bwiza. Yesu ntabwo yajya mu bwato bataziranye. Yesu ntashaka kujya mu bwato bataziranye. Azajya mu bwato asanzwe akoresha, azajya mu bwato asanzwe agendamo. Rero aho rero banyiriza ibyo muze kandi mugorobye. Hari abantu muze musiga abantu, hari abantu bakunanije, hari abantu bakudirije, hari abantu bakwimye inzira, hari abantu bakubuze, hari abantu mumwanya iminsi badafite umumaro. Yesu arimo arakubwira ngo basige twigendere twenyine. Yesu arimo basiga abantu, bazabaza ngo yagiye hehe? Yagiye mugorobye. Bazakanguka mu gitondo basanga Yesu yakugendere hakurya. Mugorobye Yesu abantu muze twigendere. Abandi bugariye, abandi baryamye. Yesu agiye kukwambutsa. Yesu agiye kwambutsa abantu batareba. Yesu agiye kukwambutsa abantu basinziriye. Yesu agiye gutuma abantu basiga, abantu bakwambuye inzira, abandi bakora bariyeri. Ariko Yesu we aravuze ngo agiye kukwambutsa, kandi agiye kugushyira mu bwato. Ababonye Yesu dutere hamwe dushimire Yesu. Kubera impamvu iki? Haleluya! Imana ishimwe. Ntacyo bakora ngo ibihe bizahinduke bisubire uko byatanzwe. Ahubwo Yesu arakubwira ngo ba maso, kandi umenye ko iminsi y'imperuka izaba ihari. Kubera impamvu iki? Abakristo bamwe bigira nkaho bitabareba. Uracyavuga ngo umuntu arahira ngo icyo si igitangaza, ahubwo igitangaza ni uko yabagukunda. Kuba kwanga ni ibisanzwe, ariko biri ngo bazaba bangana. Sibyo bashuba banjye bazaba bangana, ahubwo igitangaza agukunda ate mu isi y'imperuka. Icyo ni igitangaza ubukwe gutangara. Ariko abakwanga bose fediyo ntaho muvuye ntaho mugiye, ibyo narabyiteguye nta kibazo. Ntibakagucira ishati
ibyo mwiwigisha ntimwabasha kwambuka uyu mwaka ntimwawushobora kubera impamvu iki harimo ishuheri mu nyanja hari ishuheri aho utuye hari ishuheri hari umuyaga mu kazi kawe mu rugo rwawe harimo umuyaga mu buzima bwawe harimo umuyaga ariko turashimira Imana ko Yesu abyabanye natwe mu bwato nubwo asinziriye ariko asinziriye ahari nubwo atari bakora ariko Yesu arahari umuyaga uguhagurutse na Yesu agiye guhaguruka umuyaga uguhagurukiye na Yesu agiye guhaguruka aribwira ngo ceceka ceceka Aburimo Yesu aburimo ubwoko bwa Yesu aburimo abandi basize abandi bari inyuma n'ubundi umusaza wicaye muri bisi n'ubinanga zamutse ariko na Yesu arazamutse agiye kubabwira ngo ceceka tuza reka kubwiriza kuba Imana izagera gute uzakubwirira kandi ushaka b'Imana Imana izakugera gute Yesu aburimo Yesu arahari baragira ku ishuheri yabaye mwana baragira mu muyaga wabaye mwinshi n'ibyo muri byabuze kugira inzira itagaragara hakabuka bw'ibi abantu bose bakamawurisha ariko Yesu ndi kumwe nawe buri munsi ndi kumwe Yesu aburimo ubuzima bwawe bwose Yesu aburimo ubukumi bwawe Yesu aburimo nubwo inyanja zikutse nubwo mu kazi zikutse nubwo ubuzima zikutse ariko na Yesu nabagize gute aburimo niyo mpamvu bakurura bikaba Yesu igihe maze guciye umusozi guteka kwa kabiri gatandatu kirahagije urashaka ko Yesu akwambutsa ushaka ko Yesu akwambutsa ntabwo ukwiye gusenga n'Imana ntabwo sibinibiza ejo icyago cyangwa amahirwe Yesu biganira no kurusa bejana bizera Yesu igiye Imana nzize umubatiwe n'umukiza w'umunda izere Yesu ntabwo afite Yesu ntiyakora ikosa ryo gukoresha ubwato bataziranye yakwambutsa abantu bataziranye abakristo ukeneye kuziranye na Yesu ahamagara abantu babiri umuntu utabatizwa amazi menshi ushaka Yesu
amubere